Yesu ashimwe cyane bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko aho muherereye hose buri umwe wese ko muri amahoro, kandi abatari amahoro namwe reka mbabwire nimukomere, cyane cyane ku bantu barwaye, ku bantu bapfushije ababo, ku bantu bafite ibibazo bitandukanye. Reka mbabwire nti umwami Yesu ababe bugufi kandi abakomeze. Ndabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira kuri uyu munsi, tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Buri muntu wese yiyumvemo ikaze kuri iyi cano kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza umwami Imana ari butugaburire. Shimira n'abantu bakomeje gukora subscribe, n'abakora like, commentaire. Mwebwe mwese umwami Yesu abampera umugisha, kandi ibyiza byose mumwifuzaho abibahe kubw'urukundo nanjye mungaragariza. Ndabaha nikaze bantu mwese mugomba gukora subscribe. Ni karibu, ndabakiriye n'umutima wose kandi nanjye ndabishimiye. Bene data rero turi mu gihe kigoye kandi igihe kiruhije. Maze iminsi nibaza nti kuki abantu barimo gutezuka cyangwa se batarimo kubahiriza inshingano zabo, cyane cyane ndavuga ku babyeyi barimo gutezuka ku nshingano zabo kubwo kurera abana babo. Abandi ndi buvugeho ni abantu bubatse ingo. Imana itugirire neza cyane. Rero ni ukuvuga ngo n'ibyaha ibihe birushya bikomeje gusohora muri twe. Biratangaje cyane, biranababaje kubona umuntu w'umupapa afata umwana we w'umukobwa akamugira umugore wiwe. Murabona ko ari ikintu kitoroshye, ni ibintu biruhije, bisigura yuko ari bya bihe biruhije by'iminsi y'imperuka, yuko urukundo ruzakonja kandi abantu bazaba bikunda. Icyo ni ikimenyetso kidasanzwe, kubona umuntu w'umubyeyi atinyuka agafata umwana we akamugira umugore, kandi agafata na mama w'umwana nawe akamugira umugore. Biteye ubwoba rero, mbega akaryamana nabo bose. Biteye isoni. Bene data musenga n'ukuri, muhaguruke musenge, musengere ibihugu, musengere amafamiye, musenge kugira ngo umwami Imana abashe kuneshereza abana bato, aneshereze abapapa, abamara inyota y'irari ry'iby'isi, y'irari ry'ubusambanyi, kuko bikojeje isoni kumva umupapa avuga ngo agiye gufungirwa yuko yasambanyije umwana we. Biteye isoni, ndetse n'abana be aho bazajya banyura hose bizajya bibatera ipfunwe. Ariko reka mbwire abamama bahuye n'ibyo bibazo, kubona aharikanijwe n'umwana we, reka aho ari hose mubwire ntikomera, kandi umwami Imana akomore icyo gikomere. Mbwire n'abana bahuye n'ingorane nk'izo, namwe ntimwumve yuko mutakiri abantu, ahubwo Uwiteka Imana akomeze imitima yanyu. Ntimuhere ko ngo mujye kwiyahura, ntimuhere ko ngo mwiyandagaze bibaviremo kuba ibihomora, ahubwo mwegere umwami Yesu ababera umubyeyi, ababera inkomezi. Imana idufashe cyane. Mboneyeho kwifuriza abantu bose ukwezi kwa karindwi kuzababera ukwezi k'umugisha, kuzababera ukwezi ko gutsinda
mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwiteka ababere ubwishingizi, kuko ubwishingizi buturuka ku Uwiteka ntibuhera, ariko ubwishingizi buturuka ku mwana w'umuntu bujya bugera igihe bukarangira. Umuntu ashobora kukubwira ati nzagufasha ibi ngibi, nzagukorera ibi n'ibi, ariko kuko ari umwana w'umuntu igihe kiragera manda yiwe ikarangira, igihe kiragera cyangwa se akananirwa. Ariko ubwishingizi buturuka ku Uwiteka Imana yacu bubana n'umuntu iteka ryose, imyaka yose umuntu abaho. Imana itugirire neza cyane. Rero ukwezi kwa karindwi kubaberemo ukwezi kw'amahoro, kandi ni ukuri ibyiringiro byanyu bibashe kuduga bigere ku mutima w'Imana mu izina rya Yesu. Ubwishingizi bw'Imana bubabeho. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi, ibice byaho 119. Turasoma ku murongo waho w'116. Haravuga ngo umbere ubwishingikirizo nk'uko ijambo ryawe ryansezeranije, kugira ngo mbeho ne gukorwa n'isoni n'ibyiringiro byanjye. Undamire nzaba amahoro, njye nitondera amategeko wandikishije. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Uyu mwanditsi cyangwa se umuvugabutumwa arangije aravuga ati umbere urwishingikirizo. Haleluya. Mwene data, muri iri jambo numva Imana impaye kugira ngo tuganire, ndakwinginga kugira ngo Uwiteka Imana akubere umwishingizi. Haleluya. Wizere Uwiteka akubere umwishingizi, kuko ubwishingizi bw'Uwiteka nibwo butarangira. Imana itugirire neza cyane. Tuzi neza ko turi muri iyi si dukenera ibintu bitandukanye, dukenera inshuti, dukenera amafaranga, dukenera ubuzima bwiza, dukenera kuba ahantu heza, dukenera kugira umubiri uguwe neza. Rero reka mbabwire nti Uwiteka Imana ababere ubwishingikirizo mu izina rya Yesu. Mu kwezi kwa karindwi Uwiteka akwiyereke, Uwiteka agushyireho uburinzi bwiwe, Uwiteka akube bugufi mu bibazo urimo, kandi wumve yuko ubwishingizi nta handi hantu bwava atari ku Uwiteka. Burya ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka niwe tangiriro kandi ni nawe n'iherezo. Imana yacu ihimbazwe cyane. Rero ni ukuvuga ngo kuko ari we tangiriro akaba n'iherezo, Uwiteka atangirane nawe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, azasozanye nawe kandi azasozanye nako, kandi azakomeze akubere umwishingizi muri byose, muri bya bindi ukeneye, muri bya bindi uri gusengera, muri bya bindi uhora usaba buri munsi. Reka nkubwire ngo reka guhanga amaso abana b'abantu, reka kwitotombera abana b'abantu, reka va mu byaha, wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Erekeza amaso yawe ku Uwiteka, kuko jyewe ubwanjye wampanga amaso sinkumara inyota, ariko hari umara inyota, hari utanga amazi y'ubugingo, hari utanga amazi amara inyota, uwo nta wundi ni Kristo. Hari utanga imigisha yose. Imana yacu nishimwe. Njye mbasha kugira icyo wampa ukampa agace, ariko burya Yesu ajya atanga byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro.
mwene data nshuti yanjye mukundwa, we warugabanukiwe, we wabonaga yuko nta ruvugiro ufite, wabonaga ko ntawe ufite aho kugana, we wari ufite amajwi ari kugutera ubwoba, we wari ufite intambara mu mitima, ukumva nta muntu wabasha kukuruhura, ukumva nta muntu wabasha gutakira ngo akumve, ukumva nta muntu wakwagurira umutima wawe wagurira Uwiteka, akubere ubwishingizi, akubere umwishingizi, kuko ubwishingizi bwa siranse bujya burangira, ubwishingizi bwa gurupe runaka bujya bubasha kurangira, ariko reka nkubwire ngo asiranse ihoraho ni asiranse yo mu maraso ya Yesu, ni asiranse yo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo umuntu yakiriye Kristo aba afite amahoro, aba afite kugubwa neza mu mutima. Umubiri ntunanirwa kugeragezwa kuko dutuye mu isi, kandi uyu mubiri si wo wacu, ahubwo uyu mubiri ni umunzani tujya tugeragerezwamo, ariko iyo umuntu yizeye Kristo Yesu araza akamubera intsinzi muri byose. Umupapa wakiriye Kristo Yesu ntabwo atinyuka gusambanya umwana we, ntabwo atinyuka gusambanya umugore wa mugenzi we, ntabwo umugore ufite ubwishingizi ku Mana bukamumara inyota anyurwa n'umugabo wiwe. Imana itugirire neza. Umwana wakiriye Kristo Yesu nawe w'umukobwa cyangwa w'umusore azamuka akura yizeye umwami Yesu, hari ibyo atabasha kurarikira kuko ubwishingizi bw'Imana Data buba muri we. Imana yacu nihimbazwe. Umugore ufite Kristo Yesu abasha kunyurwa n'ibyo mu rugo rwiwe. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe cyane, kandi Imana yacu nishyirwe hejuru. Ntabwo ajya kurarikira kwiba ibyo ku gasozi, ntabwo ararikira ibyo kujya gutoragura ibyo hirya no hino atagenewe, ahubwo yumva urugo rwiwe uko rubumbwe, uko rumeze, akumva aguwe neza narwo. Imana yacu nihimbazwe. Data wa twese rero nashyirwe hejuru. Bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, mureke Uwiteka tubere ubwishingizi muri iyi minsi iruhije, muri iyi minsi y'ikivange, muri iyi minsi abantu bari kuva kuri Kristo, bari kunanirwa gutegereza amasezerano, bari kurambirwa ijambo ry'Imana, bari kurambirwa iby'Imana, ariko abagihagaze reka mbabwire ngo nimukomere. Abakizeye umwami Yesu ntimurambirwe, Uwiteka ari bugufi kubagirira neza. Bene data nshuti zanjye rero, ryari ijambo ry'Imana twarimo kuvuga kugira ngo twungurane ibitekerezo, kugira ngo twungurane ijambo ry'Imana ritwerekeza yuko Kristo ari we bwishingizi buhoraho. Imana itugirire neza. Mbifurije rero ubwishingizi bw'Imana mu rubyaro rwanyu, ubwishingizi bw'Imana mu ngo zanyu, mu bucuruzi bwanyu, mu mikorere yanyu hirya no hino, aho mutuye hose, ubwishingizi bw'Imana bubabemo mu izina rya Kristo Yesu. Amen.